abakristu ariko bakomerekejwe n'amadini. Aka kanya twese turi kuva muri ADEPR tuyishingutsemo n'amatiku yayo n'amashyari yayo n'ibiki. Tugiye kwa Julienne Kabanda muri harya ni muri kira 2008 nibwo nakijije 2008 nibwo nakijije 2018 nibwo amatorero yafunzwe. Rero urumva kuba nanakwemera muri amezi 6 nkakuraho imisatsi yanjye nkakuraho inzara nkagira gute nkavuga ngo ngiye guhindura idini naryo ntirinyakire. Numvaga kandi ngepe n'umutima wanjye nahamanyaga nuko mfite agakiza kandi nanasenga rwose agakiza kari muri njewe. Ndangije ariko nta kintu bampombeje. Nge rero murada wamanuka iyo ariko agwa mu gico cy'abambuzi baramukubita baramwambura bamusigara indembe haburaho gatoya agapfa. Yego ngo mutambyi wari uri mu rugendo anyura muri iyo nzira aracicira aragenda n'umurewi wari uri mu rugendo aca muri iyo nzira aracicira aragenda uretse gatoya. Umurewi ni umuki, umutambyi ni umuki. Umutambyi ari mu nzira ivi Yerusalemu aganiye ariko kumara yego. Reka nkubwire rero icyo tugendereye iyi grosi uyu mudamu bamusebeje baravuga ngo negeresi ngo urusengero rwiwe rujyamo. Oya jasi nigeze naniga nkubwire Patrick nimba oya ntago mvuze Calcium nawe ntugasebanye urumva. Oya urumva jasi nize urumva. Yes. Nkuko mudukurikiye turasa neza, turasa n'Imana, turasa n'ibyishimo, turasa nuko Imana idushaka, dutandukanye n'abo twahoze turiho, dutandukanye n'iminkanya. Ndabeshya rata. Iki turanga turaba Kristu ariko bakomerekejwe n'amadini. Aka kanya twese turi kuva muri ADEPR tuyishingutsemo n'amatiku yayo n'amashyari yayo n'ibiki. Tugiye kwa Julienne Kabanda muri harya ni muri kira ni muri Grace Room Ministries. Yes ariko wenda reka tuganire. Hari nk'abantu bashobora kutaraga batareka abantu nabo barananiranye mu itorero. Tubwire ni nk'ikiye kintu cyatumye wanga ADEPR mu buzima bwawe? Aya njewe ikintu cyatumye numva ntakunda ADEPR njewe nuko nize amezi 6 maze kwiga amezi 6 urumva yaraga kubatizwa. Oya urumva mu 2018 itorero nasengeragamo barifunze ndavuga ngo reka ngiye muri ADEPR niyogoshesha umusatsi nari nteretse umwaka n'amezi 8 nkukuraho kubera ko ari byo bari bansabye ngo mwogoshe umusatsi. Ndawogosha nimba agakiza kabonekerwa mu musatsi ntago mbizi. Inzara narazisigaga inzara nzikuraho kubw'amategeko yabo. Nambaraga maherena nayo nyakuramo. Ndangije ubwo ngubwo nja kufata umwanzuro wa nyuma wo kuzakirwa ngenda nisizera bero ku munwa baravuga ngo nje ntago nzakirwa bakira abandi. Ndangije nje baravuga ngo nzakomeza nige kugira ngo banyakire. Nibwo nje nahise njya kwakirirwa mu itorero rya Revelation. Akarabero niko katunye batanyakira urumva. Nibwo nahise ngenda mpita ngenda njya gusenga mbaza Imana icyerekezo. Imana ihita inyobora mu itorero rya Revelation niryo nahise njya kwakirwamo. Yego mvuye muri ADEPR uko nguko rwose. Oya ntabwo ari ukuvuga ngo naraguye. Yonza kuvuga ngo naraguye Patrick rega nawe waraguye ahubwo mbona wowe waraguye byararangiye. Yonza kuvuga ko naguye Patrick ntabwo mba naragiye gushaka irindi torero nakirirwamo ngo nkomeze inzira y'agakiza. Urabizi nta nubwo nje nanagwa none urabizi aho Imana yankuye ni kure ntabwo nje nanagwa. Rero yo ndebye nk'umuntu bari kumutera amacumu bari kumutera imiheto ibintu biri kubwejagura bimusakuriza njewe mba mbona rwose biri gutana umwanya n'igihe. None se ADEPR yanze kukwakira akubera ngo wasize akarabero ku rabero yonyine kandi narakuyeho imisatsi mvuye mu oya hari ibyo uri kumbona
ntabwo wari uzi ko ADPR itayemera. La persona ADPR jewe ntabyo ibyo nari abagore babashumba ntibazishyiraho sha urumva Batarabo muri ADPR. oya hera 2008 bariho uhera 2008 nibwo nakijije 2008 nibwo nakijije 2018 nibwo amatorero yafunzwe. Rero urumva kuba nanakwemera muri ayo mezi 6 nkakuraho imisatsi yanjye nkakuraho inzara nkagira gute nkavuga ngo ngiye guhindura idini naryo ntirinyakire. Numvaga kandi ngiye pe n'umutima wanjye nahamanyaga nuko mfite agakiza kandi nanasenga rwose agakiza kari muri njyewe. Ndangije ariko nta kintu bampombeje. Nge rero muri ADPR baguhombeje kandi imisatsi warayikuyeho. Hoya n'ubusanzwe yari yakiyeyo abishaka. N'ubusanzwe nari ngewe ntago bari bampombeje. Hoya wenda umwanya narawutaye ariko ntabwo navuga ngo nataye umwanya kuko nta muntu uri muri Kristo ujya utumwanya nta mwanya nigeze ntumwanya kuko n'ubundi yambaye kora imbere mu ijipo. yambaye mugondo. Oya ariko babaye batazamujobora. ADPR burabarebye bamugane babona nago bazanshobora babona ejo nzakubitamo iherena nongere ndisubizemo. kandi wasanga hari abo basizemo babapagani no kukurusha. ADPR wewe ADPR agakiza uko wayivukiyemo ngenzi genzengera kwa Julienne Kabanda muri Grace Room. ariko ririya ni itorero reka nkubwire ririya ni itorero kwa Julienne Kabanda. Kugira ngo n'abantu bazadukurikira kuri kamera undabarangire naho iryo torero riherereye naho riba kwa Julienne Kabanda hajya riba hehera Nyarutarama Nyarutarama y'icicaro cya kandi nanjye nari ngiye kuvuga ko utahagiye. oya nge narahagiye umva nkubwira ukuntu byagenze ahubwo kubera ko nateze umumotari no kubera abamotari babona ubwati nge ngiye kwa Julienne Kabanda baba bahazi n'inkuru vunga nzoga baba hazi nge simenya ngase aha ni he ni Nyarutarama ni Kicukiro ni Kagugu ni he erega ahantu amavuta ari byanze bikunze ahantu amavuta ari inshishi zirayasanga. bivuze ko turi inshishi twagiye dukurikiye amavuta. ariko oya tubaze Patrick wagiyeyo we ko wahageze ukaba warahageze. nge nagiye no muri arena ejo bundi urumva wabonye itandukano ryaho no muri ntaho bihuriye. uriya mamaga reka mbabwire mutuze kwa ADPR n'umubyeyi numvise ari umubyeyi wande ariko reka mbabaza abaye bakirisitu mutuze uriya mupapa aravuze ngo ADPR ni umubyeyi. Tugiye kurebera kuri icyo nta mwana utagira se nta n'umwana utagira inkomoko. Twese twakomotse ari ADPR iyo ngiyo uvuga twese twakomotse kuri Gaturika. None twakomotse he hanyuma nyine ADPR yakomotse he ADPR yakomotse ADPR jewe ntekereza ko ari idini ryaje nkuko na Gaturika iturutse he yego niri ADPR yaturutse muri Gaturika hatangira no kuba n'intambara ni Gaturika. Twese dushatse kuvuga ngo twese dufite inkomoko. Rero ubwo dushatse kuvuga ngo twese nkuko turi mwene damu duturuka ubwo nyine muri Gaturika. Dushatse kuvuga ko aho kwanga umuntu atumwanya muri ADPR yakwigira mu Gaturika bikagira. Ariko wanajyayo twajyaga tujyayo tukanafashwa none se ugira ngo uzi abarokore bagikibeho ikibeho bangana iki ikibeho muri Nyaruguru. wegeze ubu mu Gaturika uzageye ntago nabaye we ariko ababyeyi banjye n'abagaturika none indirimbo z'abagaturika uba wumva zidafite zitarimo amavuta. ariko kuzirimba biragoye gute uruzumbe iyo uri kuririmba indirimbo mbese nyura abantu bo muri ADPR cyangwa se muri ADPR ugira gutya wumva reka turirimba komeza inzira watangiye wicika intege wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Komeza inzira watangiye wahisemo neza Nyagasani muri kumwe. Iyi ndirimbo nyituye Pastor Julienne. Komeza inzira watangiye Nyagasani muri kumwe, kubera yuko nta mwana w'umuntu uzigera guca intege. Imana yaguhamagaye izagukoresha iby'imbaraga, kubera yuko ijambo ry'Imana riravuga ngo Uwiteka azi abantu bayo, kandi urufatiro rw'Uwiteka rwanditseho ngo Uwiteka azabe arabazi nawe Uwiteka arakuzi. Julienne wicika intege, Uwiteka arakuzi.
tuzi nimba Yesu baramurwanyije ari umwana w'Imana avuye mu masengesho y'iminsi 40 akazura umuntu bareba wapfuye agatuburira abantu imigati bareba barangiza bakamugambanira bakagomeza bakamuvuga na n'iyi saha nta musitari ku isi uzigera usimbura Yesu ni umusitari w'ibihe byose hari uzi ngo umumbwire bahe barenze Yesu nyine barenze Yesu tubwire nk'umusitari urenze Yesu muri iki gihugu cyangwa ku isi yose ni umusitari izwihe iyo ADEPR imenyekanye kubera Yesu urumva abari muri iyo ADEPR bavuga Yesu baramya Yesu impamvu imenyekanye no kubera iri zina rya Yesu ubuze ngo imenyekanye kubera Yesu none nkaba numvise ari uburyo mutari kuyemera umva kandi imenyekanye kubera Yesu impamvu reka nkubwire abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye bwo kwitwa abana b'Imana none aba bantu baramwemeye bamaze kumwemera ahubwo umva ikintu cyaje kubaho haje kuza kubamo ibintu by'amatiku n'ishyari byo kurwanya umurimo w'Imana ntabwo bivuze ngo igice cya ADEPR cyose twavuga ngo ADEPR yose wasanga iri torero ni rya Kristo bundi rya Kristo ahubwo harimo abantu muri ADEPR babujije abantu kwinjira babuza n'abandi gusohoka niko navuga ntabwo ari ukuvuga ngo twanze itorero kuko bashatse kwigira abasitari ariko biranga birananirana yego uraba umusitari wakoze iki ukamubwira abasitari batazigera hari ikintu babarakoze uri kumva ngubu batubwiye ngo Yohana uyu tubona muri Bibiliya yari umusitari umwana yaravutse aba mu ishyamba atungwa n'ubuhura kwa Zakariya hari inyama n'amafiriti kumva uyu mwana yabatije Yesu icya kabiri uyu mwana baramufunze kubera Yesu yego icyakane uyu mwana bamwishe bamukasa igihanga kubera Yesu bamuca igihanga kubera Yesu sha uraba umusitari wakoze iki ngombwa ko bigaragara ko none umva buretse banze nkubwire Bibiliya ivuze iki mu gitabo cya Luka ibice 10:31 haravuze ngo hariho umuntu wamanuka Yeriko agwa mu gico cy'abambuzi baramukubita baranamwambura bamusigara indembe haburaho gatoya agapfa yego ngo umutambyi wari uri mu rugendo anyura muri iyo nzira aracikira aragenda n'umurewi wari uri mu rugendo aca muri iyo nzira aracikira aragenda uretse gatoya umurewi ni umuki umutambyi ni umuki umutambyi ari mu nzira iva i Yerusalemu agana i Yeriko ku marayiki umurewi ari kuva mu nzira iva i Yerusalemu agana i Yeriko ku marayiki tugwije abantu rero ngenda vuga mu ruhande rwanjye impamvu mvuga kuri ADEPR nuko nyizi nayibayemo tugwijemo abantu bari kuva i Yerusalemu bagana i Yeriko bahubwo aho kugira ngo batwomure bakadukomeretsa mwese cyangwa none nimba umuntu abaye umwe bakaba babiri bakaba batatu bakaba bane batanu urambira ko nta kibazo gihari abo babarananiranye ushingiye kuki kunanirana ubundi nuko kuki igihe cyo nshatse kuvuga niki urusengero namba rurimo abantu barenga 100 yego we bakagusohora bagasora undi wa kabiri 90 ntago urabona aya matorero reka nkubwize ukuri cyangwa nta n'iki ariko rero reka nkubwire amatorero nta kintu winjiza umva nkubwire ADEPR ubwo ni business nye ADEPR yakomotse ku bakatolika hari nandi mashami yakomotse kuri ADEPR bitewe nuko bwumvikane bwari bubayemo buke mwitubesha nagara abantu babiri batatu bavuyemo kubera ko nimba umuntu igice kimwe ciyomoye ku itorero bakagenera abantu 30
ahubwo bya bigogo byicayemo biba byashatse gukontorora abantu bakabagira nk'ibipope ngo babajyane aho bashaka kandi atari ko byagakwiye. Abantu bagahita bigumura bagahita bajya kwishakira urusengero rwabo bakajya nyine gukora umurimo ahandi kubera yuko nyine sipaka kamara ADEPR si izajya mu ijuru yonyine. Situvuze yuko muri ADEPR ngewe reka nkubwire barakijijwe ariko ikintu cya mbere kitazanabavaho barata agakiza kari fizikari kurusha agakiza k'umwimerere ko mu mutima Kristo ashaka. ADEPR murata agakiza kari fizikari kagaragarira ku iganzu kagaragarira ku musatsi mukirengagiza agakiza karimwe imbere mu mutima Kristo ashaka. Uyu banze kumwakira kubera ngo yashize Babylon. Patrick katari kuza mu kiganiro. Patrick ngwino hano. Birashoboka yuko ubu tuvugana iyo uza kuba waraturaga iyo uza kuba waraparikaga bari kuzakwakira. Ndabazi benshi. Umva turabazi benshi. Rega buramutura abana barebye. Rero turabazi mureke kutubesha mureke kutwiba murekera aho ngaho. Ayo mwariye mwarayariye ayo bariye barayariye nibashira agapira hamwe hasi. Reka nkubwire si rimwe si kabiri si gatatu muri kurwanya ngo Julienne ngo imyuka mibi n'ibiki. Umva muraje murebe ukuntu agiye kwatsa umuriro ahubwo none bwagiye gukora. Bisobanure neza Julienne ni ba bantu n'ubundi bagandisha abandi mu itorero bamurwanya ntago ari itorero rya ADEPR rimurwanya. Umva nkubwire basobanukirwe neza wivuga ngo reka nkubwire umuntu wese ubu tuvugana ubaye uri umwa ADEPR bakakumona ko wagiye kwa Julienne bahita baguhagarika kandi ari uburenganzira bw'umuntu gusengeraho Imana imuyoboye. Ubaye uri umukristo wa ADEPR icambere iyo bakwigisha nibakubwira kujya mu yandi baca. None reka nkubaze ni ukubera iki uva muri church warabatijwe umubatizo wo mu mazi menshi twese twemera wagera muri ADEPR bagukubita 6 yo kuyiga. Niyo nubundi nanjye ariko uriga ntago bagusubiza mu mazi uriga amezi 5 kwiga nyine kwari kugira ngo barebe ko ibintu wababwira. None sereka ngubaze nibitorero ryo muri church ni urugero nimba wasengeraga kwa Rugamba bakaba bari bakwizeye nk'umukristo wabo mwiza bafite imico barangiza bakaguhereza icyangombwa kikwimura kikakujyana muri ADEPR bakakohereza nk'umukristo wabo bizeye bazi kubera ikimutesha agaciro iby'abandi bashumba bene wanyu bakoze. No kubera iki ariko urumva umushumba uyobora muri church n'uyobora muri ADEPR batandukaniye he? Nago bakorera Imana imwe se nago bakorera Imana ni nyinshi se. Imana ni imwe ahubwo nyine nuko babigize amatorero yo muri bisi yabaye nk'amashyaka yabaye nk'amashyaka usanga bari kubirwanishamo ni nk'ubucuruzi byabaye nka business ntabwo akira itorero ahubwo babigize nka business. Ubu mbaye mfite amafaranga yanjye muzi neza ko ndi bubasapotinge uri kumva nago mwazajya mumbwira ngo mwana ngewe byigeze kumbwira ngo nambaye inkweto ngo muri ADEPR batambara ariko ubwo byaragaragara none se reka inkweto ya Jordan bazi ko zira nkweto zambara nk'ibiranga ariko niyo gutemberana ntago uri kujyana gusenga why ubundi gusenga bagenda bagacongo nka ahubwo reka nkubwire Isaac nawe baragutenga ubu tuvugana iki kiganiro n'igisohoka hanze. Ibi bintu ni biki wambaye kandi uri umuririmbyi wo muri ADEPR ntago mbarimo nabasezereye gahunda ni kwa Julienne ubu ni hugiye kwa Julienne we uyu mubyeyi Julienne impamvu bari kumurwanya uyu mubyeyi nta nubwo ari we bari kurwanya ikiri muri we. Noneho Julienne
bari kuvuga ngo urusengero rwa Julienne ngo rusengeramo indaya. Ntabwo Yesu ubundi ikintu cyamuzanye yaje gushaka iki? Yaje gushaka abazima cyangwa yaje gushaka, yaravuze ngo mugende mu misozi mubwirize ubutumwa bwiza, abazemera mubabatize. None niba DJ Brian yemeye akabatizwa, ngo nimba Jack yemeye akabatizwa, ivuga ngo abatije indaya, ngo abatije indaya, kandi yemeye ari cyo Yesu ashaka. Yesu nicyo ashaka. Numva kubatiza indaya ari nabyo byiza kugira ngo ikizwe ive mu byaha. Ive mu byaha nyine. None Julienne oya ko Yesu bamuzanira umusambanyi we, sibyo yaravuze ngo udafite icyaha muri mwe. Ikibabaje nuko we yerura akabivuga mukabiceceka. Yego, garagaza uriwe, garagaza aho wapfiriye tubimenye ko wapfuye. Nkubwire mu mategeko ageze mu gihugu cy'u Rwanda, mu mategeko areba amategeko y'umuhanda, ikinyabiziga cyose kigira akapa kitwa triangle. Yego, ako kapa h'imodoka ipfiriye, yego, uba ugomba kugakuramo ukagashyira muri metero 5 ukagaragariza ibindi binyabiziga byose ko wapfuye. None mwebwe muri guseka umuntu washyizeho triangle akagaragaza yuko yapfuye. Si nk'ibyo byose mwebwe se ko mutazi, ahubwo mubivugira muri comment mukabivuga mu gikari. Nimuze namwe mubigaragaze, nibaze namwe babigaragaze. Oya nibavuge ngo twebwe nibaze beruye dukeneye depanaje. Bavuga ngo genda samba kubera ko nyine akeneye depanaje nkuru ni Yesu. Yaravuze ati ngewe ndasamba, nimuze mu depane ari kuba depana cyagize ikibazo. None mwebwe ibinyabiziga byanyu biri gusura imyotsi mibi, buretse Shorongi iraza kubereka murarenga ayidata ikondo ni rya gatatu. Shorongi igira amakoni 9 ariko irya gatatu irabereka. Urahasanga fande baragongana na fande bareke. Mwe muri guseka umuntu uvuga ngo ariko igihe mwahereye mwaberegeje wa ADPR nk'ubu wowe ngwera ukuri umuhanuzi muri ADPR. Amakuru ndabyemera ndabyemera. Niwe wantoneye umugongo wawe ni mugari Imana yanjye. None ikibazo nibaza, ikintu cyaguteye igikomere muri ADPR kigatuma noneho washumitsemo imintuzi, nanjye kimbwire. Uzajya uba mu kiganiro. Wari wagiye he? Akosha ADPR ibicana ibintu birakaze hano ikaguga ibintu birakaze. Akose ubu nturya abana sha indese harabura nsangana. Natubwire ko atari byo bamuhoye. Muri ADPR aricyo kintu bamutenge, ariko nicaye mu kiganiro niko duherutse gukora ubushize yahise azana ku bintu by'ubusambanyi. Ahubwo uyu mwuka wasanga barawushye. Ese kubera icari cyutindaho cyane, uyu mwuka kubera icari cyutindaho cyane. Abasazi bo muri ADPR bacitse ikiziriko, abasazi bacitse gereza. Ngewe ikibazo nibaza uravuga ngo ngewe ngo banse ngo wo gusambana harya twarasambanye. Ushaka kuvuga ko byeretswe se cyangwa yeretswe nasambanye. Uyu mwuka wawanduriyeho gusambana. Kantike forme de grere Mama Julienne Kabanda, uyu mugore nawe doragiye kuza. Abadayimoni ba mbere uzamukuraho, abadayimoni b'ubuhehese mu izina rya Yesu. Kantike ngereka nkubwiskuru ADPR kugira ngo garuka umwana wa ADPR. Yego ngewe nubwo bampinka, nubwo banyubakira inzu, ngewe ngaruka muri ado nukuri kw'Imana. Ibi bintu ngiye kubibabwira nuko kamera yanjye idahari, nukuri kose ceceka. Si ngewe uri kwirahirira, ni wowe. None nta binyoma ngiye kurahira, ngiye kuvuga ukuri. N'umugore wanjye ntashobora kongera gukandagira muri ADPR. N'umwana wanjye nibyariye ntashobora gukandagira muri ADPR
ntimuyoboye hanyuma gusengera muri baramutse itorero. babishaka njyewe ubu ngubu ubu twagi baramutse babishaka bo kujyayo kubera ko habanyura n'umutima wabo. ibyo bitekerezo rero byo kubishaka ngo babuze uburenganzira bwabo. nta ubwo ntago ari uburenganzira n'ubujiji. ugasenya umugore avuze ngo nge nzaguma muri ADPR wowe cyangwa nuko umukansoringa ubwo umugore yemeye guhita mu itorero kuruta njyewe namureka akagenda wamureka akagenda nibyo empuwe entre none ugasenda umugore kubera ADPR umugore kubera ADPR none ngo ubugiye gusengera ahubwo yajyayo kwa Julienne. banzu unyumve ngo bagiye gusengera kwa Julienne. banzu unyumve yego umugore afite shu ebyiri yego guhita nk'umugabo cyangwa idini nabona ko idini kandi umugore rya nta ADPR dini agira. yes nabona ko idini rya ADPR ari ryo rifite agaciro kuruta umugabo azagende azigendera arijyemo nabona ko umugabo ari we w'ingenzi yego azagumane nanjye aho nsengeye asengeraho asengeraho. Patrick yirukanye umugore ku mugaragaro Oya, ADPR. umva rero tumumvikane aramwirukanye mutaza yemada mu kiganiro basange wagiye ntabyo kwirukana umugore umva ndabizi ko mugiye gukora tamuneri zakasa nimwibesha mugakora tamuneri muvuga ngo ni umva mada basange watashye njyewe icyo navuze ni kimwe nkitwa umugabo mu rugo rwanjye yego umugore wanjye ntabyo kujya muri ADPR umva ikintu ntabyo kujya muri tugendera ADPR. niyumva akeneye ADPR kuruta umugabo azagende nzaguma njyenyine nzashaka undi niyumva akeneye umugabo yego azagumane nanjye asengera aho nsengera kwa Julienne Kabanda muri Grace Room muri Grace Room rero cyo twavuga ahubwo ikizakwemeza ko ndi na seriye ejo bundi uzabona mama Rubasha yasizeho menshi n'agaplante n'inzara noneho zigera hirya hariya byose abikorera Mama Rubasha. cyane ariko uzi ko Patrick wari warapfaniranye yigo urumva ko ADPR hari ibintu yari yarakubujije by'uburenganzira bwawe ADPR ngo yari yaramucupirije umugore iracupiza kandi umugore wanjye ni mwiza ariko kubera hari ibintu batemerewe urumva nyine nawe nta nzara nziza birahenda nawe imvune uraje uzumbe zo kure Jewe sembuza amafaranga yo kwita ku mugore wanjye yo gucisha inzara mfite amafaranga ashaka yo yo kwita gusokoza urumva Auguste tujye birahenda tuvugisha ukuri reba abana baba bari kwa Julienne Kabanda ukuntu ariko hari ukuntu bajya kunyaruka nk'ayo mafaranga nawe ukaba wakwiguramo n'akantu ariko ukifata neza ariko urumva ugiye kujya uyarekura ngiye kujya nyarekura ariko ku mugore wanjye asa neza sha none se nini yasaga neza yari umuhirimbi umugore wanjye yari mwiza ariko by'akarusho none yasaga neza kuko nta bisuku ariko ntabwo byari bikaze cyane binavuga nibyo buriya uzanabirebe umugore ufite igisuko wisukishije umugore ni umusatsi ubwiza bw'umugore urakoze niko cyane bibiri ivuga ubwiza bw'umugore ni umusatsi umusatsi uzarebe ariko hari akantu buretse hari akantu nibutse wivuga inzara sha tuba tugumye ku musatsi umusatsi umwana w'umukobwa yari yasambanye yari afite imisatsi miremire babamuzaniye Yesu ati Yesu yasambanye Yesu amwitegereje abona ni icyuki umwana aravuga ati ariko nyamara ahantu sindi buyikure Yesu ashobora kuza guca iteka ngashiduka nanjye umusatsi ukora akazi umwana asuka amarira umusatsi muremure utangira guhanagura Yesu ku birengesha uri kumva umusatsi ukora akazi Yesu aravuga ati ndayumvira bishatse aravuga ati yamanutse umva icyo byari bisobanuye umva icyo byari bisobanuye aravuga ati numvisha amavuta numvisha Yesu nawe ni umusitari noneho Yesu umva mubwira umusitari buriya ahubwo tugaruke kuri bariya abantu ba ADPR bariya abantu ba ADPR bavuga ngo abantu ntibisukishe abantu bagira gute kuki Yesu yababariye umuntu wisukishije akamugirira imbabazi none ADPR ishobora kureba umuntu wisize rabero ku munwa bakamwanga bavuga ngo ntago tukubabarira ngo wisize rabero ahubwo buriya biragaragara yuko we batakujije kwisiga rabero ahubwo ntago waturaga ntago yaturaga icyo gihe nta n'amaturo nabaga mfite nta n'amaturo nari mfite nta n'imodoka wagendaga n'ikirere nari umukire yewe waturaga ni desa zawe ni desa asuko desa urabona yakura muri ADPR sha
n'amafaranga ariko buriya reka piyano yagize ikibazo wayikoresha reka nkubwire nuko abantu babyirengagiza igiceri cy'ijana cy'umukene kingana n'ibihumbi 500 by'umukire ntabwo bingana tega amatwi ku rwego rwawe birangana ariko ku rwego reka nkubwire birangana impamvu urayizi impamvu kuri pasiteri ntabwo bingana ariko nkubwize ukuri igiceri cy'ijana ku mukene uri buhahira abana 5 agasagura igiceri cy'ijana ku note y'igihumbi bamuhaye cyangwa kuri 2 akakizana mu rusengero kingana nuko wazana 500 mu rusengero ibihumbi 10 ugataha abana ntibarye nta kibazo pasiteri ibyo ntibimureba reka nkubwire rero icyo tugendereye iyi gorosiyumu uyu mudamu bamusebeje baravuga ngo urusengero rwiwe rujyamo jesi nigeze naniga nkubwire Patrick nimba oya ntabwo mvuze karisiyumu nawe ntugasebanye urumva jesi nize jesi nize ariko reka nkubwize reka nkubwire uyu mubyeyi bamujijije yuko indaya ziza zigakizwa mu rusengero oya banzu ntega amatwi ubanze wumva icyo shaka kuvuga nkahita mva mu kiganiro nkagenda mu kambura kandi ndahanuye reka Juliyene yubaka insengero azubake muri buri karere Rwanda ubundi natwe twagiye duhamagara Imana imanuke umva fire umuriro izeyo tuwo muriro we imbaraga z'Imana zigende zimuzenguruke zimugote zigende zimuhisha ababisha zimuhisha abanzi imbaraga z'Imana zimururukeho uzakuvuga nabi azahura n'akaga azahura n'icyaha aba bashoje intambara bagiye guhura n'intambara nabo aba bashoje urugamba ku buzima bwawe ugiye kureba ibigiye kubabaho ibigiye kubagarukira komeza wavase komeza ukorera Imana yaguhamagaye iba umwanzi wa Jerimene iba umubisha wa Jerimene nibyo gahunda ni kwa Juliyene mama ndagiye kwa Juliyene no kwigendera